ahubwo mwarasaze perezida w'igihugu Imana imushyira ngo ayihagararire mu byiza n'ibibi urumva niwe muntu wa mbere uzohereza ingabo kurwanya ibibi rero uri uvuga ngo perezida ntaho abahuriye ngo n'abapasiteri waribeshya n'ukuri ndamubwiza ukuri ko yibeshya ntago uzaba uri pasiteri ngo ujya wigira umusazi ujya urya abantu n'ibyabo ngo ureke gufungwa ngo uri pasiteri umuntu abicyamamara ati ubicyamamare si wari wanyura ahantu uracyatega bisi ntayitega se ahubwo se naba nabonye ibiceri byo kuyitega vavura cyatega bisi utabeshye ntayitega se ntega iki mfite imodoka utega bisi abantu nibakuzureho nyine utoteze bisi watega iki hari imodoka uba ufite Kereka ngwikaze mwifuriza ibihe byiza wowe ukomeje kudukurikira kuri SPP TV uyu munsi Imana yanjye we turi kumwe na Vava ariko yambaye neza cameraman aze kudufasha ariko Vava asigaye afite amafaranga we yambaye neza agakweto kumweru kagahaye heels siko bazita rya Vava nabyo nzi nabyoze nago nzi ukuntu zitwa Vava high heels wayiguzanga siga ambara no tumini 20 Vava afite amafaranga ntayo ta nukura yafite kuri bayo naga complete akajipo naga kote nk'umuntu ukora mu biro ese ni wambaye neza yo mpamvu Vava ngiye ntabwo nambaye nkawe yo mpamvu kugaragara Vava ngiye ntabwo nambaye nkawe wambaye neza nawe nuko wambaye n'ibirombe Vava usigaye ufite amafaranga menshi ukubera Imana badushyiramo imiyaga nyine bukagenda bucya tu Vava uri muri ba bantu bavuga ngo buracya gute kubera iki uracyari muri icyo cyiciro kubera iki ntabivuga aya Vava vugesha uko uracyari muri icyo cyiciro ngo buracya gute burira gute ahubwo ageze muri village se nagezeyo ngerero kera bajyaga bavuga ngo village nkumva ko ari muri hoteli ikomeye wasanze ari numva ko ari hoteli ikomeye mu mujyi wa Kigali rwose none ngo ni mu biro bya nyakubahwa perezida wa repubulika naho ariko harakomeye iyo ugezeyo hari igihe ibyifuzo byawe byinshi bitabisubiza mujyayo subwo mukajyayo sinari najya kandi ari wagiye rengana atanahonze nago mazi Vava tugaruka ku cyango uhagaze watubwenga inkweto ni 20 ako ga complete akajipo nabyo nzi ngeze umyenda ishaje ubu wayimbaza nkibuka amafaranga nayiguze nukwanga ingi ni ishaje ufite ngayibaza nakaguze 7 kera kamaze iminsi karakubereye uri kuba inzobe wagira ngo uratwite ase abantu batwite nibo babinzobe ko njya numva babarirama waba utagiye mu murima utahuye n'umurimo mu bintu se neza akuvava ujya no muri sauna faranga nje natanga muri sauna ngewe ese nirihe banga rituma uri gusa gutya uba wiriwe mu rugo ukoga mu gitondo ukoga nimugoroba ntiwahinze ntiwagize gute wabuzwa n'iki gusa neza kandi uri no mu nzu nahise ubundi usibye ku akandi kazi ukora gasanzwe na Kevava dukina amafilime tukakora n'ibyo biganiro nk'uko umukire nka sinadukira cyo kwamamaza sava najyaga nkora muri Mobikash ariko ubusinzi ukuntu byagenze 3 miliyoni ku kwezi zikinjira hari umuntu nawe naba hose nari nanazibona nje ariko mwazazinyeretse Vava n'ukuri ngewe urumva hari wenda 3 miliyoni zihora uzanyereke 1 miliyoni n'igice nturi wabona amafaranga menshi wabonye nayahe umva nayo agiye mbona wenda nka 700 wenda nka 500 gutyo cyangwa se na 300 na miliyoni n'igice ndabona ngiye hari umuntu uderutse guhura ukuzi wahese hariyo nuko savuga ko guturuka mu ntara arambwira ati nukuri kw'Imana buriya Vava Imana igira amaboko ati Vava ubu yarakize niyagarutse iwacu niyagarutse iwacu yewe ati karitsiye yose arayicaza ngo kayicaza akayigurira nta muntu njya ngurira ahubwo mba amafaranga bakigurira atari ko iyo twibutse amateka rero ntayo amateka yo mu cyaro aba ari menshi kandi n'ubundi se n'Imana ishyizemo imiyaga n'ubundi ntabwo wibagirwa byabihe kuko n'ubundi isa ushobora kubisubiramo ahubwo urareba ukavuga ati se iyi mihanda niba ari ubusitari ese nyikuraho iki imariye iki kuko kwamamara ntabwo bivuze ngo birakuraho bwa buzima kwamamara uyu munsi wenda ukaba ubonye icyo urya ntabwo bivuze ngo ejo ntiwakibura habaho ibihe bibi ibihe by'umunezero ibihe byo gusonza n'ibihe byo guhaga kuko na Bibiliya bivuga amateka yo mu cyaro umuntu yarambwiye ati buriya Vava kiri mu cyaro iranzo bumubonana
ati ashobora kuba ari muri ba bandi nka ndirimbo baririmbye urumva ngo waje uri igikara ngo sinamenye inzobe yawe ahantu bayishishuye nyine urumva iyo uri mu cyaro uba uri aho ngaho uri guhinga ujya kuvoma ujya gusoroma iryo sombi uzuka arisekura rimwe na rimwe ugataha wacotse ukarara utoze ntushobora kubona amavuta y'ibihumbi 10 cyangwa 20 uba hariya ntayo wabona pe umva ariko inangaha ho urayabona kandi ngiye noneho narakuze rwose macibira ari bucibiri bwanjye nibera aho ngaho rwose mu mirima n'ahantu nari kukigoro yavugishije ukuri baba mu cyaro niho wavukiye niwe navukiye wahabaye nk'igihe kingana gute none se nari kuba hehe nyine ko ari iwacu ko nahabaye mu myaka 20 ningahe ni 3 ubwo kuko intanga mamaze umwaka ubwo twese tumenya n'imyaka yo tutagiye ufite imyaka 24 vava ubwo rero ufite imyaka 24 vava nine 24 hari umuntu ufite imyaka 24 yaravutse ryari navutse 97 batari 98 sikari byo 97 urusha imyaka nk'itandatu wafite ingahe ese kuri umusore kuri mukuru urumva ufite n'imbaraga avutse 92 ni 93 hagati aho ngaho nanjye ndaho ngaho ndi muri ba bantu batangiye kwibagirwa imyaka yabo urumva amana gwakwibagirwa imyaka sare y'abantu bari no kugushyiraho induru ngo vava kadafite sheri ngo wari umuntu wari wagushyiraho induru ngewe ninde wambaza sheri ariko umuntu arakubwira ngo sheri ni ugupfa kugenda ngo ugiye mu rugo gusa nk'ugiye gutembera ujya mu rugo utabiteguye wa mungu mwakundanaga mu cyaro ntukimwitaba sinyimwitaba ahubwo niwe utanyitaba ko ari umukire se ko yagafashe none wasigaye amamagara akambwira ngo ndi umukobwa we nyita umukobwa we byarekeye kuba sheri ubwo wahindutse umwana we ase ibintu byo mu cyaro bya bindi bamuhuye n'umuntu wenda akakugurira wenda nk'ako kantu k'agapeti mitsingi cyangwa Knowless utarayinywa ubwa mbere na mbere nyine ari biba birenze nta biba birenze pe use muvugana nka kangahe ku munsi iyo nshatse kumamagara ndamuhamagara cyane kuba no gucuruza Nyabugogo ari na hafi apo mujya munabonana nimba ari ibyo jya mubona nyine jya mubona iyo nagitembereye jya mubona vavura cyari muto bareke no kugushyiraho pressure y'ibintu by'ubukwe hari abajya bikubaza abajya babibaza ubwo bari kubimbaza yuko nyine ubukora ugupfa kubukora waba udafite amafaranga ugapfa kuvuga ngo uzakora ubukwe ibyo bibaho ese amafaranga ni azatuma ukora ubukwe kubera iki wabukoresha iki uri umukobwa nyine wabukoresha iki umuntu ari gucuruza Nyabugogo afite amafaranga arakubwira ati vava ndagukunda niba twarahuye nyine akangura Knowless ubwo n'iki ko atakundana n'abakobwa bo hejuru iyo ngiyo bakomeye batari Valentina cyangwa n'abandi cyangwa akabona na gahunda afite yo kuzana umugore kuva vuze ikintu gikomeye ufite uzikuru uri icyamamare se nukuvuga nguki uri icyamamare utangiye gukorera amafaranga ngake nubwo Imana ngiye n'abantu bambaza ibyo ngibyo Imana izabandi nde kuko sinabona icyo mvuga ntabwo ukeneraga happiness ntabwo nabona icyo mvuga kuko ibintu byo gushaka muri iki gihe nyine ni ibintu biba bihenze bisaba kwitonda pe oya apana ibintu byo kwitonda wenda nta nubwo twagushyiraho pressure ariko uri muri ba bakobwa bakwabagabo ufite amafaranga kujya utamukwa se vava wako umuhungu nyafite namukwa nukuri ngewe rahira none naguma aho ngaho mpaka nyafite akamvira ubusa namukwa ta vava umuntu wako yaba ameze gutya ise ngira amatsiko uko yaba ameze kose none se bundi wayagumana ukazayamaze iki ako vava tutabeye ejo bundi nabonye umumama mbona ari kumwe n'abahungu babiri none abahungu babiri nkajya mbabaza se mama wanyu n'uwirusizi naho aba bahungu harimo umugabo wewe kandi abanganaga gute bari bafite nk'imyaka nka 23 ubwo umugore nawe afite nk'imyaka nka 49 48 gutyo noneho nkajya mbabaza se mama wanyu uko ndi kubona asa nk'umuntu nabonye Nyamasheke navuka iyo sa Nyamasheke nuko umwe rero umugabo wagiye uwo muhungu undi w'umushoferi wabarambwa ati se wakize ngo ni mama we ati n'umugore we mama we mu buryo bw'umwuka none wanje nagize ngo ni mama
nawe nese urukumva bataramukoye nawe uti namuko ubu ngo wakundana n'umuhungu ufite 18 namukwa dade ka 18 se yaye nukuri kambabwire mwabagore mwe nubwo muba mufite amafaranga mukamwirata nukuri ko Imana mukora amakosa ariko kufasha uwo mwana w'umuhungu kamushuka akakugira umugore urashaje ntimuzabyarana burya ubaye waramukunze cyangwa se waranamureze umufashije uko ushoboye akazana umukobwa uri ku rugero rwe nawe ugashaka umugabo w'igikwerera ungana nkawe wabiki mwagiye mu binyangamugayo n'akazi kanyu ko se vava Yesu naza muzabajya mubura icyo muvuga uzi ikintu cyitwa urukundo se nyabaki nukuri ngereka ngubwire nuko nabaye umutindi ariko iyo nkiza kuba umukire Imana ikama amafaranga ntago nazaga kujya nyakoresha nibitankwiriye ngo nuko ngo ari imbaraga z'amafaranga mfite burya niba uri umugore w'imyaka 45 n'ikenda uba ugomba gushakana n'umugabo w'igikwerere mwese mukuze ese kunyura ku bantu bakavuga ngo uri inkunguzi ukanyura ku bantu bakakugaya ubwo ibyo by'abari ibikinukura gashuka umwana w'umuhungu kamushukisha imodoka nk'iyo ngiyo ukamundusa za rubaga impande ntazabyarana nawe ntazagira gute ukamuhinjarika n'akazi kanyu ngenda bagaya ngewe urukundo ntago rwita ku mafaranga urukundo ntago rwita ku myaka urukundo n'urukundo ufite nayo mafaranga pe ariko ntago ari byiza gufata ya mafaranga Imana iguhaye ngo ujye gufata wa musore ngo umushuke ngo ngwino ntunge ntuzabyarana nawe ahubwo mu nzira nziza washaka umugabo ugize gute w'igikwerere kuko barahari uri ku rugero rwawe ukareka wa mwana w'igihugu nawe akagira iterambere rye yumva yishimiye ntatwarwe nayo mafaranga vava urakuze urashaje ufite rubaga impande urajya kuzana undi muntu muhuje rubaga impande nizibe ebyiri zana kana gatoya kaza mwabasore mwe namwe mwatwawe n'irari ry'amafaranga urumva ariko ntago biba ari byiza ntago biba birebetse neza pe ntago Imana ibaraguha amafaranga kugira ngo ujye uyiratana ukore nibitajyanye navuga ko ari bitajyanye umubiri wakunanije washaka uri ku rugero rwawe abagabo b'ibikwerere baba hari n'ukuri ariko ukareka umwana w'umusore rwose ukiri mutoya vava ntago washaka umuhungu uruta ntago namushaka njyewe ntibishoboka n'ukuri sinamushaka ejo bitazakubaho ubu nkanjye nkajya gushaka ku mwana w'imyaka 10 n'ingahe reka oya aka kanyondo ufite 24 wafite 20 ntago mwakundana mukabana ntago namushaka njyewe burya ureba umugabo uri kuri ahubwo nashaka unduta njyewe ukurusha nk'ingahe undusha nk'irindwi 10 gutyo ago komana yanjye vava urambira ngo nukuri ahubwo se ni burya umugabo ashaka umugore muto bikarebeka neza ariko iyo umugore ashatse umwana muto w'umuhungu birebeka nabi ni ikihe cyiza se kiri mu gushaka umuntu kuruta nyine icyiza mu gushaka umuntu kuruta wabaza ubwenge azi no gukora rimwe na rimwe n'igihe aba yaranapfakaye urumva ubundi hari igihe aba yarahuye n'ibibazo ariko bitavuze ngo ni wowe ushatse wa musore w'umwana dore ejo bundi habasohotse video y'umugore unaririmba ngo muri korari bivugwa ko arimba muri korari ari kumwe n'umwana w'umusore ari kumutunganya Mana abana ngo sinkoresha agatoki niko Bruce Melody yaririmba ikintu cyitwa ibyishimo kirahenda vava Mana we gihenda ariko nakazi kacyo nukuri ibyishimo udashakiye ahantu mbese nakita yuko ari mu nzira z'ukuri nta byishimo biri nkaho ngaho ubundi we ibintu bigushimisha nibiki ngiye nta kintu kijya kinezeza nk'ukuri ibintu byose nkoze mba numva nabikora nk'ukuri babura tubeye ngo sukuru urakurya icyo kintu cya mbere kijya kinezeza kurusha ibindi bintu byose naho rero inzira zitarimo ukuri ibinyoma amanyanga n'amafuti n'ubutekamitwe n'ibiki pose oya wenda ibyo tubivemo nko gusohoka ikintu nko kunywa bamwe nkako kanoresi ibyo byo ntago bigushimisha oya ntago binshimisha kuko ibintu by'inzoga ntago mbikunda hari ukuntu uhura n'umuntu akakubwira ngo ngewe ngo nutemera yuko nkugurira inzoga ngo sinkugurira bene nk'uwo muntu rero urukumva ko abari kukunaniza n'ukuri inzoga ariko urazinywa ntago nzikunda akurazinywa uzikunda gake nta munega nta muntu ukunda inzoga gakeya gutyo wenda nk'agapeti kamwe igihe biri ngombwa nabwo ariko ntago ushobora kujya mu kabari ngo ngiye kwicaramo ngo ngiye kunywa inzoga ukanywa iwawe nkakagura nko kuri botike nkaba nakajyana nko mu rugo nkakanywa kuko hari ukuntu urya nk'inyama ukumva utanywa nk'amazi cyangwa ibifanta kumva wanywa ku kantu gashaririye cyane ko n'umuntu afite wenda n'amibe ariko bitavuze ngo ngewe ngo nanywa ngo ibyo biyoga ngo byaraka ijini ngo ibikire karaka udupeti tukubasha nitungana kamwe konyine sinjya nkarenza ngewe
umunsi wigeze gusindura wibuka Vava? nsinda se njya nsinda Ako Vava wanjye ureka ntabwo njye usinda. Ejo bundi tutazabona video yawe. bazayizane nuko Ejo bundi tutazabona video yawe Vava. bazayishyireho rwose nta kibazo. Umunsi wigeze gusinda ntabwo wibuka Vava? nsinda kandi nkubwiye ko ntanywa inzoga. Ariko Vava umaze kutubwira ko ibintu ngo bishaririye umaze kurya akanyama bari ibintu bimeze neza. Ntabwo njyewe Valentine nimba ndi inyama bitewe na mibe nshobora kujya kwa Pajambe nkafata agapeti kamwe nkaza nkakanywa. Rero uwo nguwo ntabwo uzamugeranya na wa wundi wirirwa mu kabara gahera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Umuntu unywa agapeti kamwe ntaganywa inzoga. None se ubwo ubunywa yihe nzoga? Ubwo urukumva wajya mu bantu banyweye inzoga ahubwo rwamugeranya na kakandi bavuga ngo ndanyura abananiye munywe gake. Ubu nukuvuga ngo Valentine wenda nayaka. Ntago nayaka inzoga ko Valentine ntaganywa inzoga Vava wapi. Numva ntago njya nywa inzoga nasomaho gakeya gusa bitewe naho ndi nk'iwacu nko kumuvure wenda twavunuye nkanasomaho wenda ndi no mu nzu ariko bitavuze ngo ngewe ngo nagenda ngo nkanywa inzoga nkafata amacupa 5 ngo nkafata amacupa 10 ngo nkayanywa reka wapi. Nawe icyemezo bafashe cyo kuvuga ngo saa 8 zigera abantu batari baje kuryama. Ngewe rayo masaha y'ibyo mu kabari wibimbaza kuko sinjya. Warakishimi. Ntago njyayo ngewe. Igihe batahira sinkizi kuko sinjyayo. Utaseritse sangayo Vava. Mva hese njyayo. Fa kwishimana n'inshuti. Mva gukina filime ntahasa isacu ni saa 11. Vava kamubwira ntabwo ujya usohoka. Nsohoka njya hehe se njya mu kabari. Vagereka gukomeza ubuzima. Yego murengeze. Njya mu kabari. Ubu si inshuti yawe yagize nka anniversaire ikayifetera mu kabari ntiwajyayo. Anniversaire si yiki. Abazigira bazikorera mu ngo ziwabo tukagenda tukajyayo. Saa 11 tuba dutashye niba ari filime ni saa 11 niba ari ikiganiro nkora nshobora kuva no saa 9 cyangwa saa 8 nkagenda nkajya mu rugo niba ari byo mpata nkabihata nkiryamira. Masaha yo mu kabari ni wayambaza kuko ntago njyayo sinyaza. Igihe batahira ntacyo nzi. Ako shere wawe bizamugora kugusohoka nazagusohokana mu rugo ahubwo bizamworohera wowe. Ubwo ni kise ko akunda gusohoka. Igihe natabikunda. Akura mufite Vava. Ntawe mfite. Nabonye akantu uvuga ngo uri isugi. Nshobora no kuba ntari isugi ariko nta sheri mfite. None se kuba ufite sheri nibyo bivuze ngo ntago uri isugi. Ntashobora no kuba hari udahura nawe aba no hantu kure. Ubitunganyiriza ku ruhande. Ntago biba byoroshye. Abantu rero bakureba bati Vava ni umuntu uvugisha ukuri kubera kujya ukatira n'abantu ku matelefone. Bakatira se gute? Njya mbibona ni umuntu yakubeshye yakuvuzeho ibintu. Impamvu nuko bamba ntabaza benshi bamamagara ntabaza. Kandi nababona nari. Guhamagara ukahita umukatira ukanamubwira nabi akibazo ukate. Nabo mbanzi ngewe. Ibaza ari nk'umuntu ugiye kuguhereza nk'akazi kaza. Akakareka none se umuntu uguhereza akazi utaguhamagara ngo akubwire ngo ndi runaka akaguhamagara akubwira amafuti ni umuntu nyaba cyuguhereza akazi bene nkako nako mba nkeneye. Nakuba ukeneye. Ibintu bigustressa wapi? Vava rero mu turirimbo twiza ko Vava nk'ungu twavuga ukina filmi uri n'umuhanzi. Soro umuhanzi Vava. Gake. Ufite indirimbo wasohoye yitwa Dore Imbogo. Nimwe se twakoze nye. Hamaze gusohoka enye zarasohotse zose. Ubwo niba uzibuka ya mbere ni iyihe? Ya mbere nyine ni Dore Imbogo na Christmas na Mapenzi ya Woman. Mapenzi ya Woman. Mapenzi ya Woman. Urukundo bisobanura iki Vava? Ntago mbizi iyo ndirimbo ni ya Yemi wowe ndi dukorana ni wayikoze. Kandi ari yawe. Ni igiswahire ntago ngenzi igiswahire. Nese nagari wayiririmbye. Kandi ndi kukubwira ngo ni ya Yemi ibi bikira. Nagari wayiririmbye. Iyo wowe njye no nshaka izo waririmbye. Yemi niwe wayikoze. Arayinyigisha mu magambo make. Ariko ni wowe wayiririmbye. Niwe wayiririmbye ni wayikoze turakorana. Nagwa ari mijwi ryawe se? Nyine ririmo ariko yanyigishije mu magambo make ariko bitavuze ngo urambaza ngo ibi bisobanuye iki simbizi ntabwo ari njye nanjye humura Vava. Twayire namenya ngo urambeshye. Ko nanjye nta giswahire nzi. Iyo rero ni Yemi wa wundi. Hako ntago tugusabye ngo wenda ushobora kuturimbira hakantu gatoya kuri Mapenzi ya Woman. Ntago kakunanira. Nayo nzi pe. Ako Vava ajyure. Ako Vava gukunda ukuri. Dore Imbogo ni Roma. Izo rero zose Christmas niyo ngiyo ni Yemi. Vava mbwiye ko mu bintu ukunda ari iki ari ukuri. Kandi nyine ndi kukubwiza ukuri ko atari yanjye ntazi ubusobanuro bwayo. Kutamenya ubusobanuro ni kimwe. Nuko nyine. No kumuririmbe mu ndirimbo ni kimwe. Bari gusengerayo. Ari gusengera haya isundi usengera Vava. Icyumba cy'amasengesho. Kirahaba. Hari abantu ubutayu wagenda ukarara mu butayu usenga usaba Imana ukiri imbere Imana ibyifuzo ufite. By'amasengesho y'ubutayu yarananiye. Yarakunaniye? Menya ari radio nawe ukubeshya atari bushe. Hakurya n'abantu uri kureba bari gusenga. Nabande. Harya usengera Vava?
Sengera mu badive. Uziko nari ndi umudivantiste umunsi wa karindwi. Usengera he? Sengera Rusororo. Ni naho nabatirijwe. Haki kinangaje n'ukuntu umudiva asoma ku gapeti kamwe. None se ubwo wowe nawe wasanga ukamwe? Nje ntago nywa inzoga. Nta makuru. Vino ni umukobanyi. Niyo kaba ari kamwe bagupima bakagusangamo vabo. Inkuru rero yo muri village Urugwiro. Reka ariyo twigiraho. Yihe nkuru? Abonye maze kubona ngo muri village Urugwiro. Bimeze bite? Muri village Urugwiro ariko ubundi ni ni tubwiye ko ari mu nzu se ni mu biro. Nyine numva bavuga ngo ni mu biro ariko sinzi by'umukuru w'igihugu. Sinzi hari hagana he, sinzi ari mu kaye kare, sinzi ari mu murenge. Numva ari uko babivuga, sinzi ari hagana he. Noneho zira nkuru n'ibituburana. Izihe nkuru ariko? Abonye kuri YouTube channel. Na cacana nabonye mwarayikoranye iyo nkuru. Akazi kata. Ya muri village Urugwiro. Muri village ni nawe mbyumvanye nje. Twitegura ihe ndirimbo ugiye gushyira hanze. Indirimbo zo ntago zabura. Iri hafi. Nyine ntago zabura, ziba zihari. Iri hafi vava. Nayo. Se vava kuri kure mu bitekerezo. Amafaranga yarabuze, nta mafaranga akihari. Amafaranga kandi ufite management. Kuko ari indirimbo ntago biba byoroshye. Kandi ufite management. Manager se niba gukoreye za ndirimbo nyubu ufite icyo cyizere ko ari gukure n'izindi. Ubu nta ndirimbo twitegura hano hafi igiye gusohoka. Mana ntazo singiye kubeshya abantu. Uzajya usubiramo iz'abandi gusa. Nabonye uri gusubiramo ya Bruce Melody. Amafaranga yo gukora indirimbo ntago bari amafaranga make pe, aba ari amafaranga menshi cyane. Iriya Dorimbogo manager yigeze akubwira yo yayitanzeho. Yageze muri angahe? Ntago mbyibuka neza ariko ni menshi, ntago bari makeya. Ntago wayavuga mu itangazamakuru? Wapi? Kubera iki? Ntago nayavuga. Barakubujije manager? Gukora indirimbo ni ibintu bigoye, si ibintu byo guhubukira wa muntu we. Akuvava ko ufite amaganya. Akomeye sinzi ibintu uri gutekereza. Ariko ujya kure mu bitekerezo. Ntabyo. Uri gutekereza, wisumedita? Nta bitekerezo ntabyo. Nta bitekerezo nabyo. Nabonye uri kuririmba indirimbo ya Bruce Melody rero, Azana. Iyihe se? Indirimbo yitwa Azana, ngo ndakuvura kandi nivuye inyuma. Indirimbo za Bruce Melody se ko bari ibishego. Kandi uzikunda? Ntago nzikunda, harimo izo nkunda, harimo n'izo ntakunda. Mu ndirimbo za Bruce Melody ukundamo zingahe vava? Sha nta mubare wazo, ari ndi twanyweye twasinze ari bwoko ki? Ni izo ngizo. Twigarukire kuri Azana yo numvisha unayiririmba, numvisha unayizi. Ntayo nzita? Akuvava wagiye ureka kuko. No kuri sinyizi, nimba nyiziho ni nk'amagambo nk'abiri gusa. Amagambo sinayahe? Ntayo ukuyizi niko nyizi, ngiye ibintu by'ibishego ntukajye ubimbaza ngiye. Mu ndirimbo ye twatoye twatsinze niyo nafanaga nazindi. Niyo wafanaga? Wahe turirimbe hose. Twatoye twatsinze mu midugudu no mu turere ntidukina. Ye nakonda. Noneho ubundi ngo twanyweye twasinze, gusa ibibazo ntitubihuje. Ndi mu Kinya, ndimo numva isereri ku mutima, ndavanze byeri na rigeri. Ndi mu Kinya, gusa ufite intandaro siko nkora. Yes, Celine Dion w'ikigali vava. Abantu benshi bakunda ijwi ryawe, iki kintu reka nyikubwire. Bajya babikubwira? Abantu benshi bakunda ijwi ryawe. Noneho hari igihe ugeze kurimbukiramo akantu ngo ni Celine Dion, yari Celine Dion. Ufana Celine Dion? Nta n'uwo nzi ngewe, nuko mba natwumvishe gutyo. Ariko ufite akajwi nka ka Celine Dion? Mba natwumvishe gutyo, uwo muhanzi simuzi rwose. Bankura gufite akajwi nka ka Celine Dion. N'abantu bahise bayikomoza bavuga ati usiko burya koko. Bande se babikomoza? Abafana abantu barebye irandirimbo cya kiganiro. Ku kiganiro wakoze. Ntabwo wabonye gacicikana? Nako nabonye. Nako nigeze. Abantu baravuze bati uziko koko buriya vava afite impano ikomeye cyane. Hari n'akaririmbo numvisha. Akarimba kushatse. Afite impano ikomeye cyane se. Yo kuririmba. Ari y'umuntu nyine kwa iyo ndirimbo ari y'abandi ni yanjye. Kariya se ngo murakoze cyane ya Celine Dion ni y'abandi. Narakabonye nanjye sinzi aho namvishe bagacuranga. Oya iriya yumenya sinzi. Cyetse niba ari wanyweye akana ariko ni yawe ahari. Iyihe? Yawe gushyizemo kara kantu ngo murakoze cyane ya Celine Dion. Ese ntabwo ujye uyumva, ntujye uyumva na bene yo. Ako vava umunsi wawe ubuteye gute? Iyo ubyutse uko bigenda, hari abantu baba bafite amatsiko kuko amaze kuba icyamamare of course. Umunsi wawe ubuteye gute? Umuntu abicyamamara ati. Ubicyamamare si wari wanyura ahantu. Uracyatega bisi?
ntayitega se ahubwo se naba nabonye ibiceri byo kuyitega Vava cyatega bisi utabeshye ntayitega se ntega iki mfite imodoka utega bisi abantu nibakuzureho nyine utoteze bisi watega iki hari imodoka uba ufite ngembo ni icyamamare nkavuga ati wenda icyamamare ni nk'abo ba Bruce Melody uzaba ugize amahirwe ubona impano yawe iramenyekanye wishyire mu byamamare Oya ntago ari wowe wishyiramo abantu nibakugira icyamamare nese wajya muri gare ku murongo Vava ntago ndi icyamamare njyaho ku murongo ahubwo njyewe hari igihe ugeraho ukanavuga atari kubundi kuba icyamamare ni nabibi buriya hari aho ugera ukabona urabangamiwe nk'abantu bakuzeho nyine ukumva birakubangamiye ukavuga ati burya ni nabi ese ubu utarabaye icyamamare nyine ntago biba ari byiza buri ibyamamare n'abantu baba bakize afite uko abayeho yaba nta kuntu ubayeho ukavuga ngo uri icyamamare nta modoka ugira nta etaje ugira nta kampani ufite ngo uri icyamamare se nyabaki icyamamare kidafite amafaranga ntago ari icyamamare icyamamare kiri nk'aho ngaho bajye bankiza ngaho tubwira umunsi wawe ukuntu uba umeze ukuntu ubyuka ukuntu biba bipanze yewe ndabyuka mbyukira isaha nshakiye haba saa 4 cyangwa saa 5 cyane iyo ntari bukore iyo ntari bukore mbyuka nka saa 4 cyangwa saa 5 nateka igikoma ntagiteka n'uburenganzira bwanjye nkabyuka niba ari gukora nkakaraba nkongera nkasubira kuryama saa 6 nshobora guteka saa 6 cyangwa saa 7 umunsi wanjye iyo ntakoze akazi ndawukontorora uko mbyumva nta mukozi ugira bayeho ubuzima bwiza ubyukira igihe ushakiye ugateka cyangwa se nuteke biterwa nimba washonje cyangwa utashonje dore ko udakunda no kurya cyane ntago mbikunda cyane ariko ndarya urya biri mu rugero iyo ibiciro byazamutse byagabanutse wowe ntacyo bigungabanya ufite amafaranga bimbwiye kuko nta bana mfite ndi kugaburira ibyo birabireba bizamuke cyangwa birorere cyangwa nuko ufite amafaranga yawe bajya bagurisha ibirayi 1000 nzajya ndya ibitoki avuruka y'abasheke ryari merutse ejo bundi mu bihe bishize ugerayo bati dore Vava yaje karitsiye yose ubu yinazemo umufungo wari uvanye i Kigali umufungo se yahego imifungo yabuze ako Vava ubu nawe uri mu bantu bavuga ngo amafaranga yarabuze nayo pe nese ari ujya gutura ngo yahe abapasiteri nka babandi twabonye nese ndaturayo ntafite ubu yaba ari kumbwira ngo ni muhituro azi ko ndi buri kuri wawe ni wanatora ndi gutura si iki mfite babura kuri impari bonge ndibahe noneho kigikiye nawe abantu basigaye bashyiramo abapasiteri nanjye bajye bamituro da ako Vava ubundi umupasiteri yarya amafaranga hari uwo yaba yakuye mu mufuka ibyo birabareba none se ko ari bo baba yamuhaye nta kazi kabo ngiye ibyo ntibindeba sinzi uwigeze kunshuka mu 10,000 ubwo rero yari umukozi w'Imana se ngo yego arango yari umukozi w'Imana ngo bari kwitanga ye ngo bubake ngo bishyura amafaranga ngo bakodesha sare navuga ariko se ubu ngubu muruduke nirirwe ntakoze ngereyo n'amafaranga nari burye nyatange ubu muziki 10 burari muhaye mba ndari muhaye dise nesegeza gukora mu mufuka no bwahehe se nyine ko bavuga ngo urafashijwe nyine ngo nimwitange nge sinzanasubiraho nge ariko tugomba kwita nese umurimo w'Imana wakorwa nande ukitanga se ubu yafite baraba yafite nyine bajye bitanga nyine pasiteri sawa mujyanye muri RIB nago munsi neza nta nubwo ubwibuka cyari muri babandi simbizi n'ukuri hari ibyajyaho sana icyo ufite cyose Imana iraguha umugisha ukareba ukumirwa ukavuga ati ariko se kuko niba ariyo telefone urayitanze urabona indi gute niba ari uwo mwambaro urawutanze uzabona undi gute ukareba nyine ukumirwa noneho hari n'igihe akubwira ati wowe Vava hari umugabo uherereye muri Amerika ufite amafaranga ugomba kuzaza mu rugo nkagukorera deliverance akakubwira tugomba kuzaza mu rugo ukambura nka koza n'amazi nka kuhagira ako ni comedy urumva yari abapasiteri buhagira abantu kugira bari kubabatiza se abari kugukora deliverance ari no kugukuraho imyuka mibi barambabarire cyane da kandi uru wasanga utari imyuka mibi se bayikuraho umuntu yambaye ubusa uko barasaze wasanga utari wajya muri deliverance bazakujyana muri deliverance bajye basanga namukuyemo umwuka je bamukoyemo umwuka ako bagira amahane nge ntiyambwira ngo nikuremo imyenda ngo twumvikane wayikura mu kuba yagusengera wafashijwe se ansengera se mu biki umurasengera umuntu yambaye ubusa ariko hari umugore merutse kubona nimba ari umugore abantu b'abanyagatulika ari kuri YouTube ari gutongana ngo perezida ngo yavuze ngo abantu bagiye Kibeho ngo yari kubapakiza mu modoka ngo akabafunga ngo perezida ngo ntahuriye ngo n'abapasitoro ngo cyane umurimo w'Imana uzabura pasiteri uzana idini mu gihugu ujya wiri gusengera abantu bambaye ubusa
itegeko rya leta ribure kuguca muri icyo gihugu ngo naho rihuriye n'ubupasiteri uzaba uri pasiteri ujya uri guteka abantu imitwe ngo nibazane ibyo bafite byose ngo Imana ngo barabona Yesu leta ireke kukwirukankaho ngo nuko ngo leta ntayihuriye ngo n'umurimo w'Imana ngo ntayihuriye n'abapasiteri ahubwo mwarasaze perezida w'igihugu Imana imushyira ngo ayihagararire mu byiza n'ibibi urumva niwe muntu wa mbere uzohereza ingabo kurwanya ibibi rero uri uvuga ngo perezida ntaho abahuriye ngo n'abapasiteri waribeshya n'ukuri ndamubwiza ukuri ko yibeshya ntago uzaba uri pasiteri ngo ujya wigira umusazi ujya urya abantu n'ibyabo ngo ureke gufungwa ngo uri pasiteri se nyabaki none ushyigikiye umuntu wafunze Yongwe njyewe Yongwe hakuri imihanda simuzi pe namubonye umunsi umwe twagiyona bakamana ngo bagiye ngo kumunyereka bampindaho ngo jya mu modoka ngo tugushyira umukire ngiye nagenze ko bari amatipo ati umukene ni murana barangora mu ntoki